umutima uri kukubwira ngo tujye mu kabari uba ufite ibimenyetso. Ihwa no gushyira ibimenyetso ahangaha mpaka nyine ugutsinda ugahita utsindaho no kugwita ati tugume mu kazi, ugahita we wihagurutsa mu kazi ugahita uvuga uti ndagiye reka njye kwinywera. Taki nayo yazamutse, inyota yazamutse, ariko ibaze ko wumagaye, ariko ibaze ko wabashije kumara amezi 6 uri kwishyura amafaranga menshi, hari abafashe ibintu, urimo uragaburira umugore n'abana, uri gukora utuntu twawe utajya mu kabari 6. Kubera iki? Kubera ko wari ufite intego ivuga ngo nkinishyura biriya bintu ewana karambaho, ninakora cyane nyine ngo umuryango biraba ibibazo kandi nuramuhinde ngomba kumwishyura. Bivuze ngo nushyiraho intego ukavuga uti ngiye gusevingira iyi ntego ngere kuri iki, ngiye gusevingira kugira abana nibamamagara, umugore namamagara akeneye amafaranga, hari n'igihe inshuti yawe ndamagara ishobora guhamagara nayo byakomeye banamufunze, uzi ko hari n'igihe inshuti guhamagara bayifunze ari we sigaranye, Imana mbabarira ibihumbi bingahe birankorera muri gereza, byaguhamagara umuntu uri hanze ukora ukabura amafaranga umwohereza, ukabura ukuntu umudepa atanasabye na menshi yandi ngo bakango ya buje ngo